Niba umukunzi wawe atagikora ibi bintu bishobora kuba ikimenyetso gikomeye ko umubano wanyu uri kugana ku marembera. Icya mbere, iyo umukunzi wawe atakiguhamagara cyangwa kukwandikira nk'uko byari bisanzwe. Iyo umuntu agukunda ahora yifuza kukuvugisha buri kanya. Iyo bigabanutse bikabije hari impinduka iba yabaye. Icya kabiri, umukunzi wawe iyo asigaye ubona afite amabanga menshi, iyo telefone yiwe ihora ifunze, ntakubwire ahari cyangwa agusubiza nabi, iyo umubajije ikintu icyo ari cyo cyose, nacyo gishobora kukugaragariza ko umukunzi wawe atakwitayeho. Icya gatatu, niba umukunzi wawe ahora ahuze akakuburira umwanya nyamara abandi bantu awubabonera, icyo kintu nacyo gishobora kugaragaza ko umukunzi wawe atakwitayeho. Icya gatatu, niba umukunzi wawe ahora ahuze akakuburira umwanya nyamara abandi bantu awubabonera, icyo kintu nacyo gishobora kugaragaza ko umukunzi wawe atakwitayeho. Icya kane, ntakikwereka urukundo, muri make ni amagambo meza, ntabwo akwitayeho, ntakumva, amarangamutima yawe ntabwo ashobora kuyumva, reka nabyo ngibyo nabyo ushobora gusanga atakikwitayeho. Impamvu ya gatanu, ibiganiro byanyu byimbitse byabaye bigufi, muri make bidafite ubuzima nk'uko byari bimeze mbere, icyo gihe nacyo umukunzi wawe haba harimo akantu. Impamvu ya gatandatu, iyo umukunzi wawe ashobora kukubabaza asaba imbabazi, iyo atakwitayeho ntaguha agaciro, ntabona impamvu yo kugusaba imbabazi n'imwe. Impamvu ya karindwi, umukunzi wawe ahora arakaye cyangwa gushotora, ibintu bitoya bihinduka ibintu binini, muri make ahora ateza intambara, icyo gihe nacyo uzasuzuma uzasanga umukunzi wawe atakikwitayeho. Impamvu ya munani, niba umukunzi wawe atajya mu migambi yiwe y'ejo hazaza cyangwa akakubwira ngo iyihe agushyiremo, icyo gihe haba harajemo agatotsi ry'urukundo rwanyu. Ya cyenda, umukunzi wawe ntakikugirira ishyari, muri make ntabwo agitekereza ngo uri kumwe nande, uri hehe, icyo gihe nacyo haba harajemo ikintu cy'ubukonje mu rukundo rwanyu. Impamvu ya cumi, nimba uri kumva muri wowe hari ikitagenda, baravuga ngo umutima rimwe na rimwe uvuga mbere y'uko amagambo abivuga cyangwa se umuntu ubivuga. Muri make nimba wumva instincts zawe ziri kukubwira ko umukunzi wawe harimo akantu, nabwo uzasuzuma neza, bizaba ari byo akenshi na kenshi. Ni aha ngaha dusoreje ikiganiro cyacu cy'uyu munsi kikwereka ko umukunzi wawe atakikwitayeho. Tuza mu kiganiro cy'ubutaha. Ciao ciao.